bamaze kutujyanayo bahita babwira papa wanjye ngo narongore mama ngo amusezere. Bamutema ijosi, bamutemye rimwe gusa ritarigira irya kabiri. Izina niba aba mwigufa ntabwo mbizi mu hano. Ngira ibikufu hano, ngira ibisongo y'imigano yagiye antera. Mbese kandi ngashaka ikintu nakoze, ibintu bankoresheje byose nabikoze. Hahita hatera abacengezi barimo umugabo witwa Majoro Ninja, arabica. Yica babandi mwabana? Babandi bari bambereye n'ubundi ababyeyi. Nabo barabica. Bantera urwuma hano, bantera icyuma, njye ntabwo napfuye ariko bo barapfuye. Mbonye mbayeho mu buzima bubi, nari maze kubaho mukuru. Nahise ngenda mu gisirikare cya Kongo. Yego. Ujya kuba umusirikare? Yego. Ndavuga ngiye mu Rwanda tu. Nta muntu mbwira ariko ndagiye. Nta nubwo nzagaruka muri Kongo. Ubu ntacyo ndi gushaka muri Kongo, ndabizi ko ababyeyi banjye ari Abanyarwanda. Ndavuga si ubu nduzuzaho bandi. Papa sinzi izina rye yitwaga Niko. Undi nawe akamwita ngo Nikora. Ayo mazina narinzi. Ndabuzuzaho gute? Namubona nigize mbasha kumenya amazina yabo. Papa yari umugabo w'igikara, wirabura pe, muremure. Yari umugabo w'igikara muremure, yari muremure rwose. We yaragusumbaga wewe. Noneho yari imodoka ye, ariko ndibuka ko yari yanditseho plaque 74, ibindi ntabyo narinzi. Bari n'abantu pe bajya kubona baga nimugoroba bakisohokera. Babasirimu. Bakisohokera. Uko wanshushanya nta kibazo. Navuga ni reka mvuge mu maso. Yego. Ufite mu maso umuntu akurebye ushaka kugira ngo uri babandi twita Abanyamurenge cyangwa Abagogwe. Siko bakwita? Yego. Nabandi niko banyibeshya ko nibuka n'itariki bankoreragaho anniversaire. Uko itariki zingahe? 3 z'ukwa kangahe? Z'ukwa 5. Byaba byoroshye kugira ngo uko twari dufite hari umuzamu wozaga n'imodoka, ariko akamuzamu w'umusinzi papa yamwitaga Kazizi, ntango nanze izina rye yitwaga Kazizi. Iyo yamuhembaga yamaraga icyumweru ataje ku kazi. Icyo gihe bikaba ngombwa ko nafatanyaga na mama koza ya modoka. Papa yakundaga imodoka yogeje. Noneho baramubwira ati oya, umwana igihe wahereye umukorera anniversaire angaha, utumira abantu muza mubyinira angaha, uyu munsi turamusohokana tugiye kwimukorera hanze. Nta hantu banjyanye, bari muri hoteli ntago mbizi. Baragenda tuhageze dusanga hari abandi bantu benshi barandirimbiye. Ntabwo papa namwibagirwa, yankoreye ibyiza byinshi. Ntabwo papa yamvamo, papa namukundaga, papa niwe wankoreraga anniversaire. Ntabwo namwibagirwa. Iyo utari kiragera ukomere ari gahita mbabara. Ukomere cyane. Hano umuntu nabwira ngo nakoze anniversaire. Ukomere. Iyo mbonye nk'umuntu wakoze anniversaire, noneho bikaba ngombwa ko mvunika kubera we. Amuvunikira bakayimukorera nkabona ibyishimo. Noneho gatekeza ko njyewe naherutse yayindi nkajya mbara imyaka. Uvi inkuru yanjye. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane. Kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo, bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo.
bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, ni ukuvuga kurogwa. African Healing Herbal bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umwaka mu buzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muryoherwe rwose. Turabibifurije muryoherwe n'ubuzima kuko nicyo buri muntu wese yifuza. Muryoherwe rero kandi twifurije ibyiza. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe na Bahati kuri kamera. Icyo nifuza nuko twakira uyu muvandimwe uri imbere yacu mu nkuru yanjye. Uraho neza nshuti muvandimwe? Muraho. Umeze neza? Meze neza. Amakuru yawe? Meza. Umeze neza? Yego. Yego. Witwa Uwase Aline. Tugiye kuganira ku nkuru yawe y'ibyakubayeho. Yego. Sibyo? Ali, umwanya ko ari wawe. Murakoze. Njyewe navukiye i Kigali, ariko ntabwo inzi ngo nahagana he. Intambara yabaye mfite imyaka 7. Noneho ubwo iyo ntambara ni iyihe? 94. Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Yego. Gusa icyo nibuka nuko mama ampetse tugeze ku giti cy'inyoni, niho bamubwiye ngo anyururutse. Hari abantu benshi cyane. Aranyururutsa njya hasi. Maze kujya hasi sinzi amagambo bababajije, na papa yarahari n'abandi bantu, ariko hari undi mwana twavukanaga ariko yaramaze iminsi apfuye, yitwaga Gloria. Yaramaze igihe apfuye, ari njyenyine basigaranye, ariko yishwe n'uburwayi. Noneho sinzi ibyo bavuganye n'ababyeyi banjye. Noneho baza kunshyira imbere ho gatoya. Tugeze imbere mama arongera arampeka, turagenda tugeza Gisenyi, tuza kwambuka n'abantu benshi cyane, ariko ntago twahagiye ngo uwo munsi tugereyo. Ntago mbyibuka ukuntu byagiye bigenda. Turagenda turambuka tugera muri Kongo, tugera ahantu bita mu Isake. Tugezeyo hamwe n'abandi benshi mu nkambi. Hari inkambi abantu bari kwakira abantu, hariho abantu bari kujya. Noneho tuhageze hashize iminsi batangira kuzajya bakuramo abantu sinzi bahigwaga. Yego. Ngo babavana bakajya babakura mu nkambi n'ubundi bakajya kubica, kandi turi kumwe n'abandi bakajya batuvanamo. Hari ahantu hariya mu Isake hari ikiyaga bita ngo ni Lac Vert. Noneho niho badufataga, ariko bari benshi, ntabwo ari iwacu gusa. Baradufata batujyanayo. Bamaze kutujyanayo bahita babwira papa wanjye ngo narongore mama, ngo amusezere. Aranga. Amaze kwanga, haje umugabo, bari abagabo benshi bari bari aho ngaho, aramubwira ngo urabyanze. Undi ngo ntabwo nabikora. Bahita bamutema ijosi. Bamutemye rimwe gusa, ritarigira irya kabiri. Izina niba
haba mu igufa ntabwo mbizi mu hano igikanu kiragira nawe nubwo yari yicaye ahantu haba amakoro menshi aho hantu yikubita hasi noneho barangije hari igitenge nari mfite cya mama wanjye aba mama abagize utya nari ndi inyuma ye aba arakimpereje amaze kukimpereza igitenge ndagifata noneho hari umwana w'umusore muremure nubwo bari batwicaje twese yaragize utya ahita ankurura amaze kunkurura mpita ngenda ariko nta bwoba nari mfite ariko namaze kubona papa wanjye nubwo nabonaga abantu benshi bari gupfa nta kintu byambwiraga nta kintu nari nzi mbese nimba ntabwo namenye ngo nari meze icyo gihe na n'ubu njya mbitekerezaho ubwo bafashe mama wanjye hamwe n'abandi babyeyi bagenda kubafata ku ngufu ngewe barankuruye bakirwana n'abagabo bari bajyanye aho ngaho uwo muhungu ahita nkurura imbere hari undi mukobwa ugeragezaho kubiha inkumi afite akandi kana kamwe k'agakobwa baravuga ngo tugende duhita tugenda mu makoro icyo gihe nta n'inkweto nari nambaye nkandagira nkababara ariko barankurura turagenda mbona turenze hahandi bari kwicira noneho wa muhungu wa mukobwa bambwiye ati kungu urabona ko ntabwo azi kwirukanka ntabwo abizi ibintu byo kugenda wa muhungu yahise ampeka turagenda ntabwo nakubwira ngo aho twagiye duca naje kuhagaruka tugarutse mu Rwanda ariko ntabwo ngenda menya ngo amazina yaho turagenda twaragiye tugera ahantu bwije cyane turaharara ariko twarenze mu isake turaharara tumaze kuharara bucya mu gitondo turongera turakomeza ariko aho twari tugeze noneho tugenda byari amahoro tugera ahantu tugasanga mu bikuyu by'abantu bari gukama amata bakaduha bashoboye kuvuga bakababwira ibintu byatubayeho urumva mama we nasize batari bamwica bagiye kujya kubafata ku ngufu papa niwe niboneye n'amaso yanjye ibyo bakoze tuba turakomeje turagenda tumaze kugenda tugera ahantu bita Ingungu ni ahantu haba abagogwe benshi cyane habaga abagogwe sinzi n'ubu niba bakihaba ntabwo mbizi ariko ubumanza ntabo barangije baravuga ati rero barababwira ngo uyu mwana tumufite urya ariko natwe ntabwo tumuzi bababwira nyine uko byagenze umubyeyi umwe arababwira ati rero uwo mwana ni munyihere aramfata nabo bagiye bagirirwa neza babona abandi babafata ariko bo baje kubona ngo bene wabo babi iyo ngiyo barabatwara nuko mbana na wa mubyeyi nagiyeyo hari narangiza uwa mbere primaire ngerayo yari afite abana batatu uwo mubyeyi bagenda ku ishuri yewe ntabwo yigeze anjyana mu ishuri nk'umuntu yafashe mpinduka umushumba w'inka ziwe ndaragira noneho uko ngenda nkura nagendaga ni ahantu bahinga ibirayi amashaza ingano ibyo nibyo bintu byera n'ibigori nkagenda nkajya gukura ibirayi nkaza nkateka namara guteka inka ziba byagiye hariya inka nkamenya ngo birahiye bya byo kurya ndabirekera hariya njye kwandurura inka b'abanyeshuri muri Kongo biga rimwe niba nuba ariko bimeze kuva mu gitondo kugeza saa 7 z'amanywa noneho bakagenda bakajya ku ishuri
saa saba z'amanywa bakaza gutaha ariko basanga njyewe nahishije. Ubwo najyanye inka aho ndi bwongere kuzicyurira, nkaza ngasanga abana batashye, ngasanga bansigiye ibyo kurya nkarya, ariko ntago umugabo waho nubwo mama yari yamfashe ntago yigeze nkunda, yaranyanze pe, akajya nkubita. N'ubu ndajya nkwereka ibikovu ngo sinzi ko nawe nabikwereka ngo bikunde. Ntacyo bikunze. Yagiye nkubitana n'uyu munsi ibikovu ndabifite pe by'inkoni, ariko hano ho urabona hano aha ni ikuto yanteye iheramo kuri icyuma. Nuko ngira ibikovu hano, ngira imisongo y'imigano yagiye antera, mbese kandi ngashaka ikintu nakoze, ibintu bankoresheje byose nabikoze, ariko nabayeho mu bwo buzima. Navuga ngo hari ni nk'amahirwe muri 1996 ntago bari baratashye mu Rwanda, ni ba bantu baravuze ngo ntago basiga inka zabo. 96 ibintu bimera nabi, baje nabi, bamwe bari kubica, n'ubundi bimera nkaho nko mu Rwanda uko byari bimeze nabo barabica koko. Abari baranze gutanga ntago basiga inka zabo. Nibwo twaje turaza tugera kuri Mudende. Mudende ni hari haruguru Gisenyi, hari inkambi icyo gihe. Turaza turahagera, tumaze kuhagera hashize ngo tumaze mahari nk'ukwezi, hahita hatera abacengezi barimo umugabo witwa Majoro Ninja. Noneho ateye arabica, yica babandi mwabana, babandi bari bambereye n'ubundi ababyeyi nabo barabica, bantera urwuma hano. Bagutera icyuma we hano? Yego, ubundi arufite hano urukovu, bantera icyuma. Njye ntabwo napfuye, ariko bo barapfuye, nguma mbaho. Noneho naje kumenya ubwenge ndi mu bitaro by'Igisenyi. Barangije baravuga ati rero aho mbese nari maze koroherwa, barambwira ati ababyeyi bawe barabishe, ariko n'ubundi nkambi twarayimuye, ntabwo ikiri hariya yariri, twabajyanye ahantu bitwa Ibyumba. Ndababwira reka n'ubundi ntabwo bari ababyeyi banjye, abantu bandiraga. Babwira ukuntu byari bimeze, barambwira ati nta kibazo, n'ubundi genda ukomeze, urakomeza nta siseri. Ndagenda njya mu nkambi, ngendera kuri ya mazina y'aba babyeyi bari barabishe. Amashitingi yanjye nyine baba bafite babizi, noneho abaturanyi bakajya bama abantu bakundaza, ariko n'ubundi mu ndakarya haje guterayo inzara, ariko navuga ngo hari n'inzara cy'umurengwe mba ariko mvuga, kuko icyo gihe hari ibijumba byinshi. Noneho icyo gihe hari muri 1990 na kangahe? Ni na 7. Noneho ibyo bijumba bakaba abaturage nibyo bajyaga kuvana ibintu mu baturage, ibijumba bakaza bakamena mu idepo. Icyo gihe bari ntago batangaga ibyo kurya, bakamena mu idepo, bamena mu idepo bagahereza impunzi ibijumba. None impunzi nazo zigasohoka hanze kujya guca inshuro, ukirirwa uri gukorera umuntu kugira ngo guhe amashu yo kurisha bya bijumba. Nubwo buzima babagaho, ariko kubera njye nari nirwariye ntabwo nabashaka kujyayo. Ariko mu nkambi n'abantu baba bakundana, bavuga ngo wa mwana, bakazanya amashu bakampaho. Igihe cyaje kugera bamwe barivumbura, baravuga ngo basubiye iwabo muri Kongo. Ko kundi bavuze ngo basubiye iwabo, nibo bari bafite abana bandazaga muri ya shitingi. Ndavuga ariko iwacu ntago mazi, nzi ko ari i Kigali gusa ntago nzi ngo ni hehe. Reka nongere nkurikira aba bantu, nanjye nigendere nsubire muri Kongo.
ndasubira aho babandi banderaga aho bari turagenda dusubiyeyo naragiye mpabaho iminsi mikeya, ariko babandi bari barabohoje ibyabo, uragenda hahita hazamo abandi bantu, ariko bagahita bavuga ati hari uwabijemo musohoke, ariko bakajya bashaka kunyica kuko bari bazi ko abandi bamaze kubica. Mbona mbayeho mu buzima bubi, mbayeho mu buzima bubi, nari maze kubaho mukuru, nahise ngenda mu gisirikare cya Kongo. Yego. Ujya kuba umusirikare? Yego, maze kuba umusirikare, ariko icyo gihe hari igisirikare bakitaga RCD. Ubwo igihe cyaje kugera baritandukanya, havamo M23 mbana nayo, natandukanye nayo igihe bamwe baje mu Rwanda abandi bagiye Uganda. Muri abo baje mu Rwanda ntabwo naje, n'abagiye Uganda sinabagiyemo, nagumye muri Kongo. Nibera umuturage wo muri Kongo hamwe n'abandi. Ariko yego, ndahaba, abantu baho nkajya mpinga bakamfasha, n'abantu bavuga ngo uyu munsi ngo murahingira runaka, ejo muhingira uriya, n'ubwo ubuzima bubaye, bakajyana ibintu mu isoko. Ariko abantu n'ubundi bakajya bashaka kunyica. Bagora iki? Kubayo n'ubundi n'abariyo nta mahoro baba bafite kugeza n'aya masaha, nta mahoro baba bafite, cyane nk'umva ngo umuntu ngo ari wenyine, nta kumwica ni nk'ako kanya, kandi ubwo nkashaka kwicwa n'abantu batuye aho, kandi bagashaka kunyica kubera babandi bantoye bareba, babizi ko ndi umutoragurano n'ubundi ntari uwa hahandi. Ubwo igihe cyarageze, ndavuga ibi ntabyo, ubu buzima ntabwo byakunda, ngiye kugenda njye mu Rwanda. Ubwo nari nejeje ibishyimbo, nanejeje amashaza, ndangije amashaza ndagenda kuyaguranisha, bajya bayaguranisha, baraguranisha, waba ufite iki ugatanga iki bakaguha iki. Ibyo ndabikora, maze kubikora mvanamo ibishyimbo nibyo warabibikagaho iminsi mikeya bikagira amafaranga kuruta ya mashaza. Ubwo igihe kigeze nza gufata bya bishyimbo ndabigurisha, mbanamo udufaranga, ndavuga ngiye mu Rwanda nta muntu mbwira, ariko ndagiye, nta nubwo nzagaruka muri Kongo, ngo ntacyo ndi gushaka muri Kongo, ndabizi ko ababyeyi banjye ari Abanyarwanda, nabona narakurikiye babiciye mu Rwanda, ubundi ndi kuba hano kubera iki? Mu Rwanda bishwe n'interahamwe? Yego. Igihe cy'abacengezi? Yego. Noneho ariko bapfiriye muri Kongo, babiciye babakurikiye bageze mu Isake, bari mu Isake niho babiciye, ntabwo babiciye hano ku butaka bw'u Rwanda. Ndavuga abo mwagarukanye? Abo twagarukanye bo babiciye hara kuri Mudende. Yego. Ubwo ndangije ndaza, ngeze hariya kuri Goma, nsanga kwambuka umupaka ni ibintu bikomeye, nta nubwo ari na kera cyane, ariko hoya ntabwo ari kera cyane, ni muri 2017. 2017? Yego. Yego. Ndangije ndagenda nshaka uko ndambuka, mbona ntabwo biri gukunda, nta byangombwa mfite ngo ndambuka. Umuntu arambwira ati rero njyewe ndakora icyo bita kugucora, kwambutsa ibintu bitemewe no gucora. Ndagucora, urampa amadolari 20 kugira ngo nguze ku butaka bw'u Rwanda. Mbwa nta kibazo. Arambwira ati ngo nanjye gukwereka aho nashize abandi, nawe ndakwambutsa. Turagenda, angereka mu nzu yari yashizemo abandi batakunda kubaza, nta byangombwa bafite. Hari amasaha agera bagahita bambuka, hari aho babacisha, haba hari abasirikare pe, haba hari umutekano pe, ariko nta muntu ujya ucunga umuntu umucunga, ubundi nta gituma badatambuka.
niba ujya kumva ngo ibiyobyabwenge ngo byatambutse ngo ibiki ngo bicahe n'ubwo buryo kuko ubaye unabifite byanyugwa muri ubwo buryo. Noneho naje kuza arambwira ati ngira mu mbuga ngari aho bita mbuga ngari Gisenyi niho nahingukiye. Arambwira ati hano bahita mbuga ngari harimwo bene banyu benshi, we yumvaga ko ndi umukongomani, aho ugende mwishyura yanjye, ndamwishyura arakomeza kuko naragiye njyamo nk'ejo nshakisha abantu ndeba mbona hari abantu bashije kumenya bazi n'abo bantu ariko babizi ko bapfuye. Mbabwira amateka naciyemo. Noneho umupapa umwe arambwira ati rero reka tugende kukwanzuza. Ndagenda bajya kunyanzuza, bagiye kunyanzuza ati umuntu ariko banga kubabwira ko mvuye muri Kongo. Barangije ati nazana indangamuntu. Nta ndangamuntu afite. Umuntu ungana utya utagira irangamuntu cyangwa ni umucengezi. Reka icyo kibazo kirandenza ahubwo ngiye guhamagara n'abandi bayobozi mwe mutashye niba ari wowe mufite ubwo turaza tumukubaze ndebe icyo twakora. Umuntu ungana utya utagira ibyangombwa ni muntu nyabaki? Ntabwo bibaho umuntu ungana utya utari bafite irangamuntu. Wa mugabo rero twaje gutaha tugezeyo abibwira umugore arambwira ati rero mva nkubwire hano ntago byoroshye, twikozeho natwe biradukoraho, tukubwire igira i Kigali by'imyine bahasi ho kugira ngo tukuzire bari kukureba, igira i Kigali rwose Imana izagufasha ariko genda ujye i Kigali. Noneho ati Kigali nta muntu umenya iby'undi, nta umenya ngo ufite ibyangombwa cyangwa nta ureba ku wundi, genda ujye i Kigali uva hano i Gisenyi. Naraje ndaza ngera Nyabugogo. Ngeze Nyabugogo ndicara muri za ntebe. Ubu iyo mpageze muri ziriya ntebe zaho hareba abantu bicaye mpita nibuka ukuntu nayicaye icyo gihe n'ibitekerezo nari mfite. Intebe ziba muri gare? Ziba muri gare Nyabugogo. Urugiye uganiriza buri umwe. Ntabwo benshi baba bicaye kubera amahoro. Ndicara hashize umwanya sinzi ukuntu narebye utya ku ruhande mbona umuntu w'umusaza mubona nakoranye nawe ndamuhamagara mu izina ariko amaze gusaza mbona ashaje ngira ngo wenda siwe cyangwa yaba ari mukuru we mva aranyitabye araza aransuhuza arambwira ati ariko ntabwo ndi kukumenya. Ndamwibwira mubwira naho twakoranye arongera arandamutsa aranezerwa. Umugabo arambwira ati rero njyewe ngiye mu kazi nkora aha n'aha. Ndamubwira rero nanjye mubwira ubuzima bwanjye mubwira n'ukuntu nicaye muri iyo gare. Arambwira ati mva rero nkubwire njyewe nkora akazi kanaka ariko ngwino nawe nkujyane njye kugusabira akazi. Umuyobozi wanjye ndabizi ko twakoranye nawe arakaguha. Ako kazi yaragiye kunsabira ni njye mukobwa wa mbere wari ugiye kugakora. Ndagenda mpageze arabimubwira arangije umuyobozi yanyakiriye na yombi aravuga ati ni njyewe ugiye kuba uwa mbere mu murenge ugiye gukoresha umukobwa. Ubwo yarakampaye ariko batazi ibyanjye uwo mugabo niwe warazi ibyanjye yambwira ati uceceke ntubabwire ibyawe. Ibintu nari mfite yari baga nari mpetse anyereka aho ndi buyishyira ambwira ati mu gitondo nta kibazo hano hari umutekano urayihasanga. Bwarakeye ndaza nkuramo ya myenda y'akazi nambara imyenda yanjye. Arambwira ati rero niba ufite amafaranga ngiye kugufasha ujye gushaka inzu. Ndagiye gushaka inzu nta matora nta kintu ariko mfite amafaranga urajya kunyereka aho babigurira. Arambwira ati nta kibazo ngwino tubanze tujye gushaka inzu. Inzu twaragiye tujya kuyishaka ahantu
inzu ndayibona. Icyo gihe nabonye inzu y'amafaranga 7,000, akatari kabi ariko utari na nziza, ariko ahantu uzamutse ahantu kure. Ndangije ndagenda, inzu turayibonye, ajya kunyereka za Nyabugogo aho bahahira matora, aho bahahira ibikoresho ibiki byose, ndabifata njya muri ya nzu. Maze kujya muri ya nzu arambwira ati rero ugomba gushaka ni inkweto z'akazi, cyangwa se igihe utarazibona ukaba uguze bote. Twaragiye tujya muri gare ya Nyabugogo, ngura bote za sandaka 6,000. Ndazitwara, ngura n'amasogisi, hakaba marinesi arizo ndi gukoresha ugeze igihe niboneye izindi nkweto. Akazi ndagakora ariko ngakora ntagira ibyangombwa. Najya guhembwa bahemberaga kuri sako, najya guhembwa ngahembwa kuri konte ya wa mugabo bari barabisabye barabitwemereye. Ariko wa mugabo akaba wa muntu w'umusinzi, nimba bavuze ngo amafaranga yageze kuri sako, ngahita sintahe nkajya kuhicara ngo ataza kuntanga amafaranga yanjye akayarya. Umva byari bimpangayikishije. Ninjiye mu buyobozi bishoboka ngo ndebe ko bampa indangamuntu, biranga. Mbabwira ubuzima bwanjye, mbabwira amateka yanjye, wapi bakajya bambwira ati n'abatamaze iyo myaka hari umuyobozi umwe w'aho hantu w'umumama yambwiye ijambo rirambabaza. Arangije arambwira ati n'abamaze 10 n'ingahe ntago baza hano kuturegaho agatuza ngo urashaka ibyangombwa. None wowe nayo witumye ntago yari yuma, urashaka ibyangombwa. Agasawa. Kandi iyo abayobozi bazaga gusura abantu bo murenge, bahitaga bankira imbere bakabereka ko bafite agenda, aribo bantu bazi ntuza. Yewe n'abayobozi ugasanga barabyishimiye, hari n'abampaga amafaranga. Komereza ubwire n'abandi bakobwa bazi muri aka kazi. Ibyo byararangiye, ariko nza kubona ka kazi nta mafaranga ariko kavamo. Ndi kujya nkorera inzu, nakorera inzu nkabona udufaranga dukeya tutanashoboye ngo ndariye, yandi nari naravanye yarashize. Ndagenda ndananuka, mpinduka nabi. Ndavuga wapi ibi ntabyo. Byaje kuba ngombwa ko ndavuga ntago naje gukorera inzu, naje kwigira inama yo gusezera ka kazi. Maze kugasezera injya mu kandi nshaka kandi abari ko njyamo, kugeza na n'uyu munsi niko mbamo. Ka kandi ndagasezera n'ibikoresho nari mfite aho ngaho ndabitanga, njya muri ako kazi kandi kugeza na aya masaha ariko ndimo. Ariko nkaba naragerageje kuvuga ngo reka njye mu buyobozi, njye kuvuga ibyanjye, ndebe ko byibuze hari ikintu byamfasha. Ubwo nabyirutsemo, ako kazi nakamazemo igihe ka mbere, mvuga ngo nziranye n'abayobozi basi, reka ngende nkoreshe nkajyemo ndebe ko hari icyo byamfasha, ariko nta kintu byamfashije. Umugabo umwe niwe waje kumbwira ati rero nkugira inama, andikira Perezida wa Repubulika umubwire ikibazo cyawe. Nukimubwira urahita ubona irangamuntu. Ikibazo cyawe ubundi ufite amaboko yawe, ntabwo uri ikimuga, ariko ikibazo cyawe ni irangamuntu. Ubona irangamuntu. Nta buzima ufite udafite irangamuntu, nta n'icyo wakora udafite irangamuntu. Kuko n'akazi ndiho ubu nabanje kujya ngashaka, ariko bakambwira ati nta bantu nkawe bakora kano kazi, ubundi se wakora iki? Nta kareka. Bakabyanga, nababwira ati ngazana ibyangombwa nkabibura, ati shwi ntago yabugashatse kuvuga iki? Ngo ngewe ngo ntago bankoresha, ntago ngewe nakora ku kazi, ntago nagashobora. Bambonaga mbese ngo ntago nagashobora. Havuga sawa. Igihe cyaje kugera mbona
bikunze, ariko mu gukunda ubwo naje kwandika rwa rwandiko. wandikiye umukuru w'igihugu. Yego. Urwandiko ndutwara kuri perezidansi, maze kurutwara hashize nk'icyumweru kimwe gusa mbona barampamagaye kuri perezidansi. Yego. Barambwira ati wowe witwa runaka, yego, none waranditse, none waza hano, ufite umwanya ngo uze hano? Ndawufite rwose. Ngaho ngwino. Urahagana he? Ndahavuga. Nateze moto ndagenda ndahagera. Maze kuhagera ntabwo ari we nabonye umuntu w'umusaza. Arangije arambwira ati urwandiko suru? Yego. Urabona ko yateyeho kashe, yararusomye. Yego. Dore yararubonye urwandiko rwawe. None rero urashaka ko tugufasha iki? Ndashaka ko mwamfasha nkabona irangamuntu, nkaba umunyarwanda. Noneho genda ujye ku Kabindi, kuko nari naraciye mu buyobozi bwose bushoboka mu mirenge itandukanye ngo ndebe ko byakunda biranga. Genda ujyeyo, urajya kugerayo babizi ko waje, indangamuntu barayiguha. Naragiye njya ku Kabindi. Ngeze ku Kabindi nsanga habayo abesiko, esiko nizo zikora. Yego. Yego. Mageze barambwira ngo ni wowe witwa runaka? Yego, ni njyewe. Okay, tambuka. Banyereka aho njya ndahagera, bajya kubwira ngo wa muntu ngo uvuye kuri perezidansi ngo waraje. Ndagenda njyayo, noneho barambwira ati se kubera iki warenze kujya guca hari ahantu? Iyo ubanza hano warahaje, natwe turakwangira. Kase hano wahagera ute nta n'icyangombwa cyo hasi ufite? Ati okay, ati nta kibazo, reka tugukorere. Bampaye icyangombwa, igipapuro, ngo ugenda ngo ujye kuzuza amazina, aho wavukiye, ibiki n'ibiki, hanyuma ukizane. Igipapuro ndagifata, bampa n'ikaramu. Haba hari abantu benshi. Ndangije ndasohoka, ndavuga se ubu nduzuzaho bandi. Papa sinzi izina rye, yitwaga Niko. Niko mama yajyaga amwita. Kwa kundi bahamagaraga ngo Niko ye? Yamwitaga ngo Niko. Noneho undi nawe akamwita ngo Nikora. Ayo mazina narinzi. Ndabuzuzaho gute? Ntabwo narigize mbasha kumenya amazina yabo. Wari ufite imyaka ingahe muri jenoside? Ni 7. Yego. Ku buryo ku myaka 7 ntabwo wigaga se? Nize mu wa mbere, nagiye nkererewe, banjyanagayo nkanga, nkarira, ngataha. Mama akavuga ngo mundekere umwana. Aho rero nabashije kwiga, noneho nkasindire baje kuntuma ngo amazina y'ababyeyi. Ndaza ngeze mu rugo mbwira mama ngo papa yambwiye ngo ku ishuri bambwiye ngo mumbwire amazina, uze kubaza sko. Nuko yanshubije. Papa yatahaga bwije, yakoraga muri electrogaze, akitahira bwije. Ndibuka ndabyibuka. Ntabwo nzi ngo ni hehe, ariko yakoraga ni hano muri Kigali, ariko yakoraga muri electrogaze. Urumva? Ndibuka ko na mama yari afite botike, yabagamo n'amafanta, habagamo n'amafanta bitaga ngo ni tropical icyo gihe. Yego, yabaga afite imigongo ukuntu. Nibyo ndabyibuka, none n'amatariki yanjye bankorera goza anniversaire byose ndabyibuka. Utarakomeza se kugira n'umuntu yumve famille yanyu ukuyibuka. Ya famille imeze gute, ishushanye twumve. Papa yari umugabo w'igikara, wirabura pe, muremure. Yari umugabo w'igikara muremure, yari muremure rwose. Yaragusumbaga wewe. Usa gute? Noneho yari imodoka ye. Yari afite n'imodoka? Niyako ntago ari yiwe, ni akazi ye muri electrogaze. Ariko ndibuka ko yari yanditseho plaque 74, ibindi ntabyo narinzi. 74. Ariko
nibyo nzi. yego Yeah. Ariko mama ashobora kuba ntabwo yari yaravukiye mu Rwanda, yari yaravukiye i Burundi, kuko bene nyina bajyaga kumusura bavuye i Burundi bakatuzanira uburobe, indagara n'amamesa Yego. bakatuzanira. Cyangwa se wenda bari barahungiye i Burundi. Oya, Yego. Mama ushobora barambwiye, narababwiye ngo, yarambwiye ati, yajyaga ambwira ko ari barumunabi, ambwira none se kubera iki tutajya tujya iwabo? Ambwira ati nta papa dufite, ariko dufite mama, ariko mama arashaje. Noneho babandi bajya gutaha akambwira ngo hari igihe nanjye bazantwara nkajya kureba kaka wanjye. Ariko bavandimwe ba mama bo bazaga kumusura bavuye i Burundi, bamuzaniye n'amamesa n'indagara hamwe n'uburobe, bakahamara n'iminsi. Hari n'abantu wajya kubona baga nimugoroba bakisohokera, bakisohokera. Urumva twari dufite n'umukozi bitaga Nyirarukundo. We izina uraryibuka? Yego, yitwaga Nyirarukundo umukozi. Ntabwo wibuka se wenda nk'agace kamwe wumvaga bavuga ko mutuyemo? Nta muntu nigeze numva, gusa ikintu mu mutwe cyajemo ni ukuntu banyururukije ngeze ku giti cy'inyoni. Ku giti cy'inyoni hambayemo, ntabwo ari kuri hari hameze kera. Kera habaga igiti cyabagamo n'inyoni nyinshi. Ntabwo cyahavuye kera? Ntabwo mbizi. Urumva njye ngaruka nasanze nta kibaho. Yego. Yego. Nuko ubwo ndangije ubuzima, mbona ngize amahirwe. Indangamuntu rero ukuntu nayibonye bamaze kumbwira ngo uzuza, mbuze icyo nuzuzaho. Nubwo uwo muntu wandeze nabwo ntari naragize amahirwe yo kuvuga ngo aranjyana mu ishuri, nabonye umugabo yo kabyara abarambwiye ati rero niba ari uko ibibazo byawe bimeze, ngewe ntabwo mfite umuryango munini, mfite umuryango w'abantu w'umwana umwe, ariko tugiye kwigira hanze, ntabwo turi mu Rwanda. Ngewe ngiye kugushyiraho twuzuze, nduzuza ngewe, nuzuze n'umudamu wanjye, nuzuze n'umwana wanjye arakuruta, hanyuma wowe uraba murumuna we. Nibyo ngiye kuzuzaho, hanyuma ntibikubuze gufata irangamuntu wari ugize amahirwe. Harangije ndabitanga, aba ari byo bakubita muri mashini. Wowe ugezemo wasanga ndi umuntu, uwo muntu afite, ubwo twaba turi abakobwa babiri, kuko n'uwo wundi yabyaye nawe n'umukobwa, twaba turi abakobwa. Ariko kuva icyo gihe yaje kumpana nomero, ariko nomero ziza gutakara. Kandi ubuzima nari kugenda ncamo za nomero za wa muntu ziratakara, ariko yatumye mbona irangamuntu kugeza n'izi saha irangamuntu imubaruyeho amazina n'amazina. Nyine ntayo nigeze mbaruzaho. Mbaruye kuri uwo muntu. Abaruza naho yavukiye we. Mwari muhuriye ku Kabindi? Ku Kabindi. Mbonye ibyangombwa muri ubwo buryo, ndagenda mbisubiza kuri perezidanse. Bari bambwiye ngo numara kubibona ugaruke. Ndaza ngeze kuri perezidanse nabwo ati ibyangombwa nabizanye bw'irangamuntu. Ati none ikintu ushaka ni iki? Ikintu nshaka kindi ni icyiciro, kuko kwivuza birangora. Bahise bahamagara umudamu bita Ivona, ukuriye iby'irangamuntu hariya ku Gishushu. Kimihurura? Oya, hano kuri radiyo disi bahita ngo iki? Ni ku Gishushu nibyo? Niho aho ngaho harakunuza ku karere.
ka Gasabo. ku karere ka Gasabo. Yego. Aba ariho banyohereza baramuhamagara ndagenda njyayo aramvugisha ambwira kubera icyo wagiye gufata ibyangombwa icyiciro urenze kujya hariya mubwira ikibazo ambwira okay. Yarambwira ati none se turagushyira ahagana he kubera ahantu nari mbashije kumenya umurenga akagari n'ibiki namubwiye hahandi nakoreye ka kazi ka mbere. Nuko ndangije abariho bampera icyiciro ntati nta kibazo ubu baye umunyarwandakazi ubonye indangamuntu ubonye icyiciro sawa bankubita icyiciro cya kabiri ndavuga noneho nta kintu nkibaye. Nibwo natashye ndavuga nti ubu ngiye gutangira noneho kwirwariza kuva mboye umunyarwandakazi nkaba mbonye irangamuntu. Ndangije ndataha ako kazi ka mbere ndakareka mfata kandi ka kabiri nako kangoye katamereye neza ariko ndafite ukundi mbigenza. Urabona cya gihe twavuganye nari ndwaye pe ariko ntabwo nari nakagiye kwa muganga. Nari ntegereje ngo kuwa mbere hagere njye kwa muganga bitantwaye udufaranga twinshi njye muri leta. Mvugishije ndavuga rero bizagera icyo gihe nkirwaye singeyo ahubwo reka njye muri prive. Ako kanya nahise ngenda njya muri prive barambwira ati rero urwaye malariya bahita banca amafaranga yo kwipimisha yo kugira ibinini barampa. Nuko ibinini nabirangije ejo ubwo nabishoje ariko mbisoza n'ubundi ntago nigeze kuvuga ngo ndwaye ngo malariya. Murabizi ukuntu imera icinginge kagira igaca umugongo ahantu hose ariko n'ubundi ndabikorana ntawe narataha impuhwe ngo nta kuruhuka reka. Gusa icyo nabwiye umutima wanjye hari abantu ugirana nabo ibiganiro bagiye hanze hari abita ngo niba ari hehe bagiye gukorayo akazi nawe njya mbabwira umutima wanjye numva uri muri kiriya gihugu kandi igihe garanti y'imyaka 2 itararangira ntabwo bazaguha uruhushya rwo gutaha. Hamwe rero nuko mbwira umutima kandi uhaye umutima nibyo wemera nkagakora mvuga ngo ni hahandi ndi kugira ngo ni amahoro. Yego nubwo buzima mbamo nkazungera nkagira ute ariko nkanga nta kigeze kigabanukaho ngo yarwaye ntacyo. Nubundi ndabikora kugeza n'izi saha nubwo buzima mbayeho. Reka ntabwo byakunze kuza kuri kamera. Yego. Bitewe n'impamvu. Yego. Sibyo? Akurifuza kubona umuryango. Yego. Ubu dukora iki? Wumva twakora iki? Hagize gushushanya gute se? Okay. Ko anshushanya nta kibazo. Navuga ni reka mvuge mu maso. Yego. Ufite mu maso umuntu akurebye ushaka kugira ngo uri babandi twita abanyamurenge cyangwa abagogwe. Siko bakwita? Yego. Ni kusa. Nabandi niko banyibeshya. Umeze nk'abanyamurenge cyangwa twita abagogwe. Yego. Nuko ngukomeze. Ntabwo ufite uri imibiri yombi. Sibyo? Uri imibiri yombi uruhu runyerera cyane uko ndi kubibona nuko nguko. Akaya ntabwo navuga ko ufite amameshi yo birahinduka. Yego. Ikindi ufite iminwa mito cyane gutyo reka no kuvuga n'ibindi kuko ni ibyo ngibyo. Ariko ikitahindutse amazina y'ababyeyi banjye nitwa Uwase Aline. Iryo zina kuki wari gumanye uraryibuka ko ariko witwa impamvu ntashaka kuryibagirwa ko nibuka n'itariki bankoreragaho anniversaire. Uko itariki zingahe? 3 z'ukwa kangahe? z'ukwa 5. Byaba byoroshye kugira ngo umuryango witwa Uwase Aline. Yego. Mu mujyi wa Kigali. Yego. Wibuka ko papa yakoraga muri Electrogaz hano mu mujyi wa Kigali yibuka ngo nahagana. Yego. Ako nkeka ko wenda ari kuri headquarter cyangwa Gikondo. Ntabwo mbizi. Nkeka ko ari ibyo ngibyo
muri Kigali se sizo zari zihari ntabwo Simbizi. ntabwo mbizi neza. Papa yakoraga muri Electrogaz, yari afite imodoka y'akazi yego yaherwaga na plaque ya 7-4 yego. Ikindi kirenze kuri icyo ngicyo, mama wawe yari afite botike ifatanye, urugo rwari hepfo ariko botike ifatanye n'urugo n'ubundi. Hari idirishya yaherezagamo abantu ibintu batiriwe baza mu rugo, ni idirishya gusa yafunguraga. Iyo yabishakaga hari ku muhanda abantu barazaga bagakomanga rya dirishya akagenda agafungura, iyo bishakaga ahumuza agakinga ntageyo ntakabihorera. Mwari umuryango wishoboye. Yego twari dufite, hari umuzamu wozaga n'imodoka ariko akamuzamu w'umusinzi, papa yamwitaga Kazizi, ntabwo nanze izina rye yitwaga Kazizi. Iyo yamuhembaga yamaraga icyumweru ataje ku kazi, icyo gihe bikaba ngombwa ko nafatanyaga na mama koza ya modoka. Papa yakundaga imodoka yogeje, yogeje ntabwo yashobora gusohoka imodoka ye yibonaho akantu. Mbese wenda mama bamwitaga mama runaka, mama nde urumva, cyangwa papa bamwitaga papa nde, ibyo ntabyo bibuka. we ntabwo nimba sinzi ukuntu byagenze, ariko ibyo uhuye nabyo byatuma no mu bwonko hari ibintu byinshi ntekereza nkajya numva biri kujya binjabuka, ntabwo ibyo nabyibuka pe. numva tutagenda tutavuze kugira ngo ubone umuryango ari kiwibuka akariko kose katuma ubona umuryango. Wibuka papa ko yari igikara, ari muremure w'inzobe munini kabisa. Yego. Mama we wibuka ko yasaga gute? Mama we ukumeze nuko nguko umeze uko nguko. Yego turanareshya kubireba, turanareshya yego muremure cyane. Ariko we yarabyibushyemo. Ngiye n'ubuzima bundi nari mbyibushye mbere, ariko ubuzima n'ubuzima bwangize urya. Ariko mama yarameze nkaje mu maso hari nkuko kwawe. Afite n'imisatsi y'irende. Nawe yari afite irende, yanafungaga na shinyo. Nawe ndi kubona n'urwasose menshi, ufite imisatsi y'irende kubona. Yego ufite mu kanwa hatoya, ufite mbese hano hatoya. Nzi kuvuga iby'amazu kuko hano byo mu Rwanda byabaye bibi. Umuntu ashobora guhita avuga ati ngo afite amazuru mato gutangiye kuza. Byo mu Rwanda ndabitinya pe, ndabitinya kubera ko n'akantu gatoya nyine abantu bakenterepeta mu bundi buryo. Yego ntabwo abashaka kuza kuri kamera kuko bw'impamvu ze bwite, ariko umunsi umwe bizakunda. Uwo niwe Aline Uwase, sibyo? Niwe Aline Uwase. Wumva mu muryango nk'abo ngabo by'umweko kwa basobanyu, niba hari abarokotse, kwa nyuko wanyu, ni ukuvuga kwa mama wawe, niba hari abarokotse, ba nyokurume ba nyuko wanyu, ba nyogosenge kwa papa wawe, bakaba bazi ko bari bafite umwana witwa Uwase Aline. Ariho n'uyu nguyu, nta mahirwe nk'ayo ngayo yaba nko kumva ko umwana wa murumuna wawe, wa mushiki wawe, w'umuvandimwe wawe byaba ariho nyuma y'imyaka 30 kumva ko ariho. Nta mahirwe nk'ayo ngayo byaba agira bake. Rero uyu munsi uramutse ugize amahirwe, nk'uko namwumvise ni n'umuntu w'imico myiza, kuko aho ari bamushima cyane kuko nabyumvise baramushima cyane, nubwo we ari mu mvune, ariko izo mvune abasha kuzihanganira bigakunda. Ubuzima ntabwo bworoha, kenshi twavuga ngo ni gatebe gatoki. Ibaze n'umwana wavukiye muri ubwo buzima, uyu munsi ari muri ubu buzima nabwo budasobanutse byite gutyo, ariko ariho. Ko kuvuga byinshi, reka dusoze ikiganiro. Hari uwumvise Aline Uwase amuzi, papa we wamwumvise ko yakoraga muri Electrogaz, mama we birashoboka ko abavandimwe bose n'ababyeyi babaga i Burundi, ariko ngo mama
uwa mama we niwe wenyine wari usigaye muri icyo gihe uko abyibuka, sibyo? Reka dusubire inyuma gatoya. Mwagiye muri Congo, ubwo urumva mwahunganye n'abenshi bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi, ni nabo baje kubarobanuramo, baza kwica ababyeyi bawe, papa ubireba. Byasize ishusho imeze gute mu mutima wawe ari n'uyu munsi ugenda? Uyu munsi nagerageje kuvuga ngo reka ngende aho hantu, ntabwo n'ubu nahibuka. Wambwira ngo ugenda ujye gusubira aho mwarimo uhagaze, nahibuka. Batema papa wanjye, nahibuka pe handimo. Bavugaga ayo magambo? Bavugaga ayo magambo? Papa kugira ngo hano mu Rwanda baravugaga ngo inyenzi, ariko hariya izina ryarahindutse, babaye ngo ikawa. Ikawa? Yego. Ntabwo izina bavugaga hano ntabwo ariryo ryavuzwe iriya twabaye amakawa. N'abantu babizi barabizi babivuga, babaye ikawa. Abitwaga inyenzi bahise bahinduka. Bageze Congo izina riba ikawa. Ikawa zabonetse. Urumva barangije baravuga ngo wakawa we wanze gusezera umugore wawe kubera agasuzuguro. Nibwo avuga ngo ntago nabikora. Undi mugabo yatutse, hari afite ipanga, ryari ipanga rishyashya. Aho ndi nkara twicaye, baratwicazaga twese, ntago yashizemo kabiri, ni rimwe gusa. Igihimbo cyari hasi cyahise kigwa, ariko igihanga gisa nk'igitembagara, gitangirwa n'amakoro nka hariya. Nibwo abandi bankuruye barantwara, ariko nsiga mama bari bamutwaye n'abandi bagukure nabo se ni abahigwaga nkuko? Yego nabo bari bagiye kwicwa? Yego, bari badutwaye mu gikundi kimwe tugiye kwicwa, ariko bari bafashe benshi nabo. Nakuvuga ngo bari bajagaraye, abo bari bahugiyemo, bamwe bashaka kujya gufata ku ngufu abadamu bica, ariko bamaze kubafata ku ngufu babandi nibwo bankuruye. Tugenda utyo, ntabwo tuzi ibyasigaye inyuma uko bimeze, nimba na mama yararokotse, nimba baramuhise bamwicira, ntabwo mbizi. We ntabwo nabonye urupfu rwe, ariko nabonye papa wenyine avaho igihanga. None bamaraga kubavana ibyo bihanga, hari ikiyaga bitaga Rakevere, ibyo bahitaga babanagamo. Ayo mashusho kuva mu mutwe wawe byarakoroye? Ntabwo bijya bivamo, ntabwo ishusho ya papa ntabwo yamvamo. Ntabwo papa yamvamo, papa namukundaga, papa niwe wankoreraga anniversaire, ntabwo namwibagirwa. Iyo utari kiragera ukomere ari gahita mbabara, ukomere cyane. hano umuntu nabwira ngo nakoze anniversaire, ukomere. Dushushanyirize anniversaire papa cyangwa umuryango bagukora itajya yibagirwa igaruka muri wowe. Haje abavandimwe ba mama babiri bavuye i Burundi, nyine bazanye n'ibyo ngibyo. Baraza noneho baramubwira ati oya, umwana igihe wahereye umukorera anniversaire ahangaha, utumira abantu muza mubyinira ahangaha, uyu munsi turamusohokana tugiye kuyimukorera ahandi. Ni ahantu banjyanye, bari muri hoteli ntabwo mbizi. Baragenda tuhageze dusanga hariyo abandi bantu benshi, barandirimbiye. Ntabwo papa namwibagirwa, yankoreye ibyiza byinshi. Nta mazina y'abantu se wibuka icyo gihe muri anniversaire kugira ngo nabyo tubihereho? Ntabwo ikintu nabaga nitayeho. Wa mwana wishimye uri aho? Ntacyo nta kintu nabaga nitayeho rwose.
itekereje uyu munsi kuri muri ubwo buzima utekereza ko ufite umuryango uzi ikintu kigiye kimbabaza iyo mbonye nk'umuntu wakoze anniversary noneho bikaba ngombwa ko mvunika kubera we amuvunikira bakayimukorera nkabona ibyishimo noneho gatekereza ko njyewe naherutse yayindi nkajya mbara imyaka ngenda nkarira nkababara ariko nkavuga ubundi ibintu bimbabaza kubera iki nabona nk'abantu wenda bandi bitaweho kurusha njyewe bari bafite n'imyaka njyewe aho nabaga ameze nk'umucakara bo bakaba bameze neza mpita mvuga dore njyewe ndi muri iyi myaka ubuzima bwanjye buri bumeze uku ariko reba abangaba ukuntu ubuzima bwabo bumeze ariko nkanga kubibereka abantu nyine bazi ko ndi umukongomani nta n'umuntu uzi ibyanjye bazi ko ndi umukongomani pe kandi nariyakiriye ndi umukongomani nuko nibyo niyakiriye komera sibyo yego none se urumva muri jenoside afite imyaka 7 yego wigeze ushaka umugabo ubyara nta na kimwe muri iyo kubera numva ko akazi nakubwiye nagiyemo kabaye ntabwo nashatse noneho rero naho nkarekeye kubera kino kibazo nyine hamwe baguteye yego nubwo bakinteye baranyengije njya ngubwa nabi cyane nkajya no kwa muganga kamfasha ngataha iyo nagiye kwa muganga nta muntu njyana nawe iyo ndi kwa muganga gusa abaganga nubwo njye kumva nkumva ngo rimwe na rimwe ngo bakoze ibibi nkumva ngo bimeze ubute na gute ariko njye kuva aho nagira kwa muganga niyo naba narwaye indwara injyana kwa muganga pe bijya bibaho nkarwara nta na rimwe nari nagirirwa n'umuganga nabi abaganga barankunda nugiye aravuga ati uyu muntu mumurebe nta muntu afite niba ugiye nugarukane ikimutunga undi yaza akaza asimbura baza kureba jyewe abaganga barankunda sinjye nsubire kujya kubashimira ariko abaganga barankunda bangirira neza nta muganga wari wangirira nabi nawe pe niyo mahirwe ngira njya kwa muganga nkijyana nakira nk'icyura nakubaje kubyekeye niba ufite umwana cyangwa umugabo uti oya sibyo none se wenda ngo tubwe ko ikibazo ari aho baguteye banteye icyuma bamaze kuntera icyuma biba ngombwa ko ahantu baje kumfata bahamfashe ibimonyo byamaze kwinjira ariko n'ibyo mu nda bimwe bye byagerageje gusohoka abaganga rero bagerageje kugira ngo basature babanza gukuramo ibyo mu nda barabanza matrice bayigabanyamo kabiri barangije basubizamo ishoboka barongera baradoda niyo mpamvu hari njye ngeraho nkagubwa nabi buriya hari akumuhima baranzi cyane cyane nageze aho nkajya mbona bari kujya banandambirwa kubera ibibazo byo mu nda ubu ngubu nagiye za Kibagabaga niho nsigaye nivuriza ku buryo se abaganga bakubwiye ko udashobora kubyara gutwita bajya bambaza ati se ugira umwana ntawe ugira umugabo se oya ariko kubera n'ubuzima nagiye ncamo ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuvuga ngo ntakunda umuntu ku buryo nagira igihe cyo kuvuga ngo wenda mbese najya gushakana nawe cyangwa se babandi wenda ngo babyara ngo bakabyarira ngo iwabo cyangwa se njyewe n'umuntu atangira kumbwira amagambo nk'aya leta mvuga ngo nanjye nananiwe kubaho ubuzima ndimo uyu ari kunzanamo ibyo guhaga ugahita mubonamo nk'umwanzi
ikindi kandi n'uwambwira iby'urugo nawe ndamureba nkumva ntabwo mukeneye uwo simushaka uri kubimbwira. Gusa ntabwo nigeze njya kwa muganga ngo mbabaze ariko se nshatse ubu nabyara, ese ndamutse mbonanye n'umugabo hari ikibazo nagira. Ntabwo ibyo bibazo nari najya kubibaza abaganga. nta namwe urabibaza? Oya. bo ntacyo bakubwiye? Abaganga barambwiye gusa ngo mu nda yawe, bambajije icyo nabaye ndababwira kubera ukuntu nahoraga meze abatabizi bakajya bavuga ngo yakuyemo inda. Biza kuba ngombwa umuganga umwe w'Ikibagabaga niwe wanyandikiye imiti, arambwira ati ujye ujya muri farumasi ugure imiti izajya igufasha, ntabwo bizatandukana no kongera gusubira kwa muganga. Kandi koko kuva yayinyandikira iyo miti njya nyikoresha, ntabwo nyikoresha buri gihe, nyikoresha iyo habaye nyine byandi by'abadamu, nibwo ubundi ngubwa nabiko, nibwo nkoresha iyo miti. Hehe no gusubira kwa muganga, ubu abaganga baranyibagiwe. Ntabwo wenda urumva nk'umuntu usigaye gutya uri kamwe ku isi, sibyo? hari ugutekereza ukavuga uti wabyara ese wabitekerezaho? We ndabitekereza n'ubuzima ndimo, si ubwo buzima ndimo buriya umuntu atekereza icyo kintu kubera ko anezerewe. Waba utanezerewe icyo kintu ukagitekereza? Ntabwo nagitekereza. Nta n'uwa bimbwira se yankuraho ubuganga bimbwira ubundi kubera icyo utakubona se. Aho mba ndi ntabwo haba hagaragara, nta n'uwambura. Ntase wabwira nk'ubu wenda ndatuvuge nasohotse ntaje, nose umuntu arambonye rimwe azongere wenda kumbona wenda nk'undi mwaka ushize sinjya gusenga, njya hehe naha wenda uwo muntu se yamenye ubundi nkuye he? Abona ntabwo guhushya cyangwa uburenganzira bwo kuba wasohoka ngo ntabwo bijya bibaho. Nta nubwo ubundi se barutanga hanyuma ako kazi kagakorwa nande, nta wundi ngira umutsimbura, ntawe ubaho. Kuva ku itariki ya mbere kugeza ku yindi, niyo mpamvu nabwiye umutima wanjye ngo uri muri cya gihugu mu byo bivuga hajya ngo niba bakita ngo iki, kiriya abakobwa bajya bahurirayo n'ibibazo. Narawubwiye ngo nihuba muzagira ikindi umbaza, nihuba ahubwo ikibazo njya ngira gusa njya mvuga ko umunsi napfuye nk'abantu mbana nabo bazamenya, batanga itangazo ngo iki, ese nzashyingurwa he? Avuga reka ibyo bintu ndeke kwiremereza, n'ubundi nzaba napfuye, ni akazi kabo. bose ntabwo mbona baguha amahirwe yo kubaho neza ngo bakubwire bati urumva nubwo wabukoresha umuntu ariko kamwe mugomba gushyiramo. Urazi nakubwira ngo hari igihe kigera numva naniwe cyane, ababwira nti murabizi ndatashye mu rugo, kuko bazi ko ndi umukongomani ariko nyine hano mu Rwanda ndatashye, bazi ko iwacu ari Gisenyi. Iyo ntashye rero uzi ikintu nkora, ndaza ngashaka nk'ahantu nka shambure nkagenda nkajya kuryamamo. Ubwo kodesha? Yego, muri ya mafaranga nakoreye mvunitse nkaryamamo nk'iminsi nk'itatu, ubundi hasigaye yarangira naruhutse, ngashaka n'umuntu wenda ndayantuma nako kurya, ndasohotse ngo ndakubitana n'umuntu, igihe cyagera nkasohoka ngahita ngenda nkababwira ngo mvuye iwacu. Iyo minsi bimeze gute kuri wowe? Iyo nagiye ntungwa n'amarira aho hantu, nubwo mba nduhutse ariko ntungwa n'amarira, nibwo nitekerezaho nkizungusha, ariko kubera ko aho mba ibyo mba ndimo ntabwo bituma nitekerezaho. Ko umeze nk'umucakara. Numva nose reba ingano yanjye, nose nkora iki? Ubwo ufite imyaka 38. Yego, ingano yanjye mvuge ngo ndagiye ngiya ntabwo byakunda, n'ingano yanjye
ntabwo byakunda upfa kubona mbayeho bwakeye nta wankubise yewe nta n'untukaye banyubayira ko ndi mukuru nta untuka ntawe ugira. hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda igihe runaka uzabona ubuzima mu mutwe byakemutse sibyo akavuga ati mu by'ukuri tuzicuza kutigeze ubyara ko ari ubwo abonzi benshi twajya tuganira. nta bushobozi mfite rero bwo kujya mu baganga ngo njye kubabaza ngo ibi n'ibi ese mwankurikirana barankurikirana z'ubundi umugabo we namubonye njye numva nta n'urukundo rwanaze ngo nanamukunda. kubera iki se? kubera iki? simbizi ntabwo nigeze umuntu wenda hari ugira urukundo nk'urwo ni umuntu uba wararyohewe n'ubuzima mu buzima. ntabwo rero ngiye byigeze biba. nta namwe wigeze ukunda nawe mu mugabo na rimwe? wapi? nyamara dufite ibintu byinshi byo gufasha uyu muvandimwe psychologically, dufite ibintu byinshi byo kumufasha. ukomere niryo jambo ryo rifite mu kanwa. yego ukomere. reka dusoze mbwire umuntu wese uduteze amatwi uyu muvandimwe arababaye ndetse cyane. ku myaka 7 yagakwiye kuba azi byinshi, ariko kubw'ibyo u Rwanda rwaciyemo, kubw'ibyo abanyarwanda baciyemo, naho mwari amabuye. nuko aba yibuka utwo ngutwo byarabonye bica papa, atekereza ibyo basigaye bakorera mama n'abandi, naho arashoboye. reka tumufashe rero. hari uwumvise aya mazina Aline, tumufashe kubona umuryango. Aline Uwase, tumufashe kubona umuryango. yagakwiye kuba afite umuryango munini mwiza, ariko yarabivukijwe. never again, ntibizongere. uwahemutse wese wegaye ukoze ikibi. abenshi imitima y'abarokotse uyu munsi irava, biranagoye ko izasubirana, kuko ntabwo ababo bazagaruka. abari bafite abageni bazongera kubabona, abari bafite abavandimwe uyu munsi basigaye bihamagara, bari bagakwiye guhamagara abavandimwe, ntibazongera kubabona. iyo mitima ntabwo izigera isubirana, ariko bariho kandi bazakomeza kubaho. rero ufite uburyo wabona bwo gufasha uyu Aline mu kubona umuryango, birenze no kuri ibyo ngibyo, kumufasha kubaho, icyo cyo ni ingenzi. ushobora kuba utazi uwo muryango, ushobora kuba utazi utari kumva ko hari umwana mwabuze, ariko aragukeneye, akeneye inkunga yawe. ntigeze nsaba ngo akeneye umuryango, nicyo yifuza ko tumushakira, ariko tumushake n'inkunga yo kubaho, tumufashake n'inkunga yo kubaho. uko twifite dukotize, dushyire hamwe. ndatanga nimero ya telefone ze, sibyo ari? ndatanga nimero ya telefone ze, tumufashe. Aline azampamagare ambwira ati Rweme, ni ukuri hari icyabaye. ntibyarina utajya ngo ni ukumpamagara ambwira ngo reka nanjye nguheho. uwo ntabwo ari jyewe, ntabwo ari jye, ntabwo bigenda bityo. nimumufasha kandi mumbabarire mubikore, mumbabarire mubikore, mumfashirize Aline mu buryo bwose bushoboka. burya aho kugira ngo uririre mu bukene, nibura wavuga uti reka njye gusohoka, mbona icyo ndya, mbona ukumbaho, nambare,
biratandukanye sibyo? Yego, turasoje. Imana ibamugisha. Nitwa Rweme Mbabazi. Ari vuga nimero ya telefone yawe. Ntabwo yize. Okay, uraza kuyinyoherereza ubundi nzi kwishyira hasi sibyo? Mwabyumvise? Ndayishyira hasi. Niya indi se ifite muri telefone ntabwo ari iriya, uzi kunyohereza message sibyo? inambaruyeho ibaruwe njyewe. Yego. Naho ziriya ni nomero natunze abantu bagiye bamfasha narabuze indangamuntu. Yego. Urakoze rero kuba natwe mu kiganiro ukomere sibyo? Wakire kubaho gutyo igihe Imana izabishima. Igihe Imana izabishima uzabona umuryango. Ariko utanawubonye ari uzi ko umaze imyaka 30 n'ingahe? 8. 32 udafite umuryango sibyo? So ntabwo jenoside imaze imyaka 32 hari nanjye itagiye kwicanga. 32. Yego. Ubu gutinda nawe ubona reka mbeho sibyo? Nifurije ibyiza, nifurije kubaho, nifurije kwishima. Ndabona isura yawe itariho ibyishimo pe, wagira ngo nta nubwo byigezeho. Ariko ishimire ubeho. Kuko mbayeho kwatuma nezerwa, ariko ngerageza kwiyumanganya kugira ngo hatagira uzajya umbaza ngo kubera ko ubabaye cyangwa iki cyangwa umuntu akwishishe. Hakunze baho. Mwakoze kwa natwe mu kiganiro yanjye. Nitwa Rweme Mbabazi. Naho utaha.